Imana cyane kuri uyu mugoroba nanone ishimye kutugezaho kugira ngo nanone tuganire namwe mwese mudukurikiye ikiganiro cyiza kivuga butumwa cyangwa se inkuru nziza tambuka buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 ndabizi mudukurikiye muri benshi kandi abadukunda muri benshi ababitwereka namwe muri benshi. Rero turabasuhuje cyane tunabasabira Imana ngo mugumye mudutega amatwi mugume kunyakira amajwi zanyu kugira ngo nanone tugumye tuganire ikiganiro cyiza kivuga butumwa cyangwa se inkuru nziza, dore ko ni inkuru nziza yazanywe na Kristo Yezu no butumwa bwiza Imana yatwoherereje ibunyujije muri Kristo. Ni inkuru y'umukiro umuntu yumva umutima ukaruhuka, dore ko umuntu abamurungabanga imyaka myinshi cyangwa se igihe kinini yibaza ku iherezo rye, yibaza uburyo yazabana n'Imana mu ijuru, yibaza ukuntu yatunganira Imana, ariko nanone umuntu ntahita bibonera igisubizo. Umuntu agakoresha amarangamutima ye, intekerezo ze, n'abamwigisha bakamubwira ko ashobora kubyishakamo, ashobora kugerageza, ashobora gushyiraho umwete we ndetse n'imbaraga, ubundi akagenda areka ibibi ngo akora ibyiza, ariko nabyo n'ubundi umuntu ntabishobore. Ariko ubutumwa bwiza nibwo bwonyine buhishura ukuntu umuntu ashobora gutunganira Imana, nibwo bwonyine bugaragaza ukuntu umuntu ashobora kuba mu isi ari intungane imbere y'Imana, umuntu akaba mu isi nta cyaha Imana imubaraho. Tekereza ko nk'umuntu twumvise bwa mbere cyangwa se n'utarabishurirwa wese abahita yibaza ukuntu umuntu ashobora kuba mu isi nta cyaha Imana imubaraho, ariko birashoboka kuko ibidashobokera abantu ku Mana byarashobotse. Ngero tujye kubana mu kiganiro. Ku mazina nitwa Nahimana Patrice, ariko ndi kumwe n'umuvandimwe turi buze gufatikanya nyine kubagezaho ikiganiro. Ariko muvandimwe nsuhuje n'abantu bakijwe bose badukurikiye, bene data bari impande enye z'isi, ari abari kutwumva none hano bazatwumva nyuma, bose ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Umwanditsi w'Abakorinto niwe wanditse aravuga ngo ubwo twatsindishijwe n'ubuntu kubwo kwizera dufite amahoro ku Mana. Rero abantu mubanye n'Imana amahoro mubitewe nuko mwatsindishirijwe n'ubuntu kubwo kwizera, mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Yego. Nanjye nshimiye Imana cyane. Ishimwe. Kubera ko tugiriye neza. Ikabiduhaye umwanya mwiza wo kugera hano muri studio za Radio Country FM kugira ngo tugezeho abantu ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, inkuru nziza y'umukiro, umuntu yumva akaruhuka, umuntu yumva ubwoba bukagenda, inkuru umuntu yumva agatunga ibyiringiro bizima ndetse by'igitsikamutima, akaba mu isi azi neza ko igihe cyose yayiviramo, akaba azi neza ko atashye mu ijuru iwabo abakiranutse. Nge rero kubakurikiranye ikiganiro aribwo bwa mbere, kuko nabo muvandimwe buriya baba bahari. Amazina ni Musabyimana Joseph Mugisha, ariko ndi umukiranutsi mbikesha Kristo Yesu, umurimo yakoze ku musaraba. Ndi umubwiriza butumwa bwiza. Rero Imana ishimwe, kandi nk'uko wari ubivuze nanjye nsohoje abera bose, abatagatifu bose aho baherereye, bakomeze kugubwa neza muri Kristo Yesu, kandi n'ibyo kubera ko umwami yabahaye kugubwa neza muri we. Imana ihabwa icyubahiro. Ngira ngo rero kubera ko byose buriya bigirwa ukuri n'ijambo ry'Imana, twasoma amagambo aboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, tugasoma duhereye ku murongo waho wa mbere, ibice bine, umurongo wa mbere tukageza ku murongo wa 9. Reka nge some muri Bibiliya y'Ikinyarwanda, Bibiliya yera. Haravuga ngo, mutwa amagambo aravuga ngo Aburahamu atsindishirizwa no kwizera.
haravuga ngo niba ari uko biri twavuga iki kuri Aburahamu sogokuruza ku mubiri? Yaba Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo, aba afite icyo yirata ariko si imbere y'Imana. Mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhwanirizwa no gukiranuka. Nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwanira no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Nk'uko Dawidi nawe yeruye amahirwe y'umuntu uwo Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo, ati hahirwa ababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka atazabaraho icyaha. Murongo wa 9 hakavuga ngo mbese ayo mahirwe, reka tusome turangize nawo. Mbese ayo mahirwe yasezeranijwe abakebwe bonyine cyangwa ni abatakebwe nabo? Kuko tuvuga tuti kwizera kwa Aburahamu kwamuhwanirijwe no gukiranuka. Kwizera kwa Aburahamu kwamuhwanirijwe no gukiranuka. Abadukurikiye twasomye Abaroma, Abaroma igice cya 4 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 9. Haravuga ngo twavuga iki se kuri Aburahamu umukurambere wacu? Ndi gusoma muri Bibiliya Ikinyarwanda ijambo ry'Imana. Twavuga iki se kuri Aburahamu umukurambere wacu? Byamugendekeye bite? Niba yaragizwe intungane n'ibikorwa bye, afite icyo yirata, ariko ntacyo yakwirata imbere y'Imana. Mbese ibyanditswe bivuga iki? Biravuga ngo Aburahamu yizeye Imana bituma abarwa nk'intungane. Wa 4 uwakoze umurimo igihembo ahabwa ntabagiherewe ubuntu, ahubwo baba bamwishyuye ibyo yakoze. Ngo naho udashingira ku byo akora ahubwo akizera Imana igira abanyabyaha intungane, uwo nguwo ukwizera kwe kuzatuma abarwa nk'intungane. Ngo niko Dawidi avuga ibyerekeye amahirwe y'umuntu Imana ibara nk'intungane bidashingiye ku byo akora. Yavuze ati hahirwa abantu Imana yababariye ibicumuro byabo ikabahanaguraho ibyaha byabo. Hahirwa umuntu Nyagasani atabaraho icyaha. Ku 9 mbese ayo mahirwe Dawidi avuga agenewe abantu bakebwe gusa cyangwa agenewe n'abatakebwe? Nk'uko tumaze kubivuga, ukwizera kwa Aburahamu kwatumye Imana imubara nk'intungane. Imana ishimwe. Ishimiwe aya magambo meza arimo ubwiru bw'ubwami bw'Imana, arimo ubwiru bukomeye gutyo. Tuyashimiye Imana ko yaduhaye kugira ngo tuyagezeho abatwumva, kubera ko iki kiganiro tugezaho abantu barakimenyereye cyane ko gifite umutwe uvuga ko ijuru ridakorerwa, ahubwo Imana yaritangiye ubuntu, cyangwa se Imana yaritanze nk'impano muri Kristo Yesu. Iyo rero tuvuga aya magambo tuba dufite ibihamya byinshi birenga 1, birenga 2, birenga 100, kandi ibyo bihamya bikaba bihamywa neza n'ijambo ry'Imana. Ibihamya bigaragaza n'abatubanjirije ariko b'intungane batabigizwe n'imirimo. Batabigizwe n'imirimo itegetswe n'amategeko. Nk'uko dusomye aya magambo Paulo yandikiye Abaroma avuga kuri Aburahamu, avuga muvande. Urumva ngo aho muri Bibiliya titre yavugaga ngo Aburahamu atsindishirizwa no kwizera. Aha baravuga ngo Aburahamu w'intungane. Akenshi tuvuze ko ijuru ridakorerwa cyangwa se ijuru ari ubuntu,
abadukurikiye abantu benshi ntago bahita babishyikira, baba bifuza ko twakavuze ko umuntu arihirimbanira cyangwa se umuntu akarishaka akoresheje imbaraga ze n'ubwenge bwe. Yego. Ariko nanone ntago ariko kuri kw'ijambo ry'Imana. Ntago ijambo ry'Imana ntaho ryavuze ko umuntu azajya mu ijuru yabisizemo imbaraga. Kubera iki? Hari impamvu. Umuntu yabaye umunyabyaha uhereye muri kavukire. Yego. Umuntu yaciriweho iteka uhereye muri kavukire. Yego. Igicumuro cy'umuntu umwe ari we Adamu cyatumye abantu bose bahinduka abanyabyaha. Umuntu avukana kamero k'icyaha ku buryo icyaha kitaba inyuma y'umuntu. Twarabisobanuye kenshi kuri izi mikoro. Yego. Ntago icyaha kiba inyuma y'umuntu. Yego. Icyaha kiba mu muntu imbere. Rero icyaha ubundi hari urugero nkunda guha abantu iyo ndi kubabwira ubutumwa bwiza, ndababwira ntubundi kuki mwirinda ibyaha. Umuvandi buriya uzi ko Kristo Yezu yabaye mu isi ntiyirinda ibyaha. Yego. Icyo kintu ntago abantu bajye bakimenya. Yego. Impamvu wirinda ibyaha nuko uri umunyabyaha. Yego. Nonese sibyo? Nibyo. Wakirinda ibyo utari byose. Cyangwa wakirinda ibyo utagira. Kwirinda ibyaha ni ikimenyetso kigaragaza ngo uri umunyabyaha. Yego, twagiye tubivuga kenshi kuri izi mikoro. N'abantu wihana kubera ko nyine wihana ibyo wakoze. Yego. Sobona ko wihana buri munsi. Ubwabyo bisobanuye ko uri umunyabyaha. Yego. Rero umuntu n'umunyabyaha birava ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge kugera mu gitwariro nta hazima. Yesa igice cya mbere. Yego rwose. Rero uko kuntu umuntu yononekaye, uko kuntu umuntu ameze, ntacyo umuntu yakora ngo akorere Imana ubundi abe mwiza 100% imbere y'Imana. Ntibibaho. Ubundi se kuki Imana igaye ibikorwa by'umuntu? Impamvu Imana igaye ibikorwa by'umuntu nuko byose ari ibyaha. Yego. Umwanya bari mutera kutsoya tugereza tubisobanura. Nibyo. Mwitangiriro bavuga ko ubundi icyaha no kumenya ubwenge bw'ikibi n'ikiza. Ntabwo ibyo bintu tuba tubihimba. Imana yabwiye Adamu iramubwira ngo umunsi wamenye ubwenge bwo gutandukanya ikibi n'ikiza no gupfuza. Yego. Mu yandi magambo icyaha cyica umuntu, icyaha kirimbura umuntu, no kuba umuntu yaramenye gutandukanya ikibi n'ikiza. Noneho ibiramambo ikibi n'ikiza nibyo bigize umuntu. Ikibi n'ikiza nicyo kigize umuntu, niyo miterere y'umuntu. Hanashingiye ko gikomoka muri kamere muntu nyine. Yego rwose. Yego. Ubundi kamere muntu ni ikiza n'ikibi. Yego. Kamere muntu ikozwe n'ikiza n'ikibi. Yego. Wasoma Bibiliya ugasanga ni Imana yita icyaha. Nicyo cyaha. Kuko niba n'umwanya bari muto wenda turanabisoma. Yego. Turabisoma kuko hari igihe tuvuga ibintu abantu kubera kudasoma ibyanditswe bakagira ngo ahari turabihimbye cyangwa se hari ahandi hantu tubikuye. Yego. Ariko mu by'ukuri aba ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 16 n'uwa 17. Yego. Hano muri ijambo ry'Imana haravuga ngo nukuhoraho Imana aramubwira ati ushobora kurya ku mbuto z'igiti cyose cyo muri ubu busitani uretse izo ku giti cy'ubumenyi bwo gutandukanya icyiza n'ikibi. Uzazirya kuko nuzirya uzapfa nta kabuza. Iki cyaha iyo tugiye mu Baroma igice cya 5 niho batubwira ngo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka. Cyatumye iki cyaha kino yinde dusonye mu itangiriro. Hano Imana yabwiraga Adamu. Wajya mu Baroma igice cya 5 kuri 18 babanga igicumuro cy'umuntu umwe ari wa Adamu. Cyatumye abantu bose bahinduka abanyabyaha. Cyatumye mu yandi magambo ntago umuntu ahinduka umunyabyaha kubera urutonde rw'ibyaha byinshi yakoze. Ahubwo umuntu ahinduka umunyabyaha kubera kavukire. Ibyo tubivugiye ko turi gusobanura uburyo ijuru ridakorerwa. Bize no kumvikana impamvu Abraham imirimo ye yayirata imbere y'abantu ariko ntayirata imbere y'Imana. Yego rwose. Urumva ibyo umuntu akora byose bikomoka muri kamere ye. Kandi muri kamere muntu ni igicumbi cy'ibibi byose. Nta kintu na kimwe kiva muri kamere muntu Imana yakemera. Niyo mpamvu kandi umuntu iyo tuvuze kamere ntago ari ikintu none giteretse mu muntu. Kamere nyine ni uwo mwuka w'icyiza n'ikibi, nibyo bizitwa kamere. Ariko nanone muvandimwe tudatinza aho ngaho, hano twasomye mbasubiye batubwiye ngo Aburahamu w'intungane.
urumva dusobanura kenshi ko bidashoboka ko umuntu yaba intungane bivuye mu bushake bwe cyangwa mu kamere y'itungane, ntibishoboka. yego umuntu arinda apfa kamere itaratunga, ntabwo kamere y'umuntu ishobora gutunganira Imana. yego Ntabwo bishoboka. None ko hano bavuze ngo Aburahamu w'intungane, we yabaye intungane ate? Muvandi nicyo dukwiye gusobanurira abantu, kuko urumva muri kamere ariko buriya n'abantu benshi bazi neza ko nta muntu w'intungane ubaho. yego Buriya kenshi niyo turi mu kuvuga ubutumwa bwiza tukavuga ko turi intungane, bitungura abantu benshi. Kubera abantu umubare munini bazi ko nta ntungane ibaho, ariko turagira ngo abadukurikiye noneho mujye mubyumva neza munabihuje n'ijambo ry'Imana. Nyine nta ntungane muri kamere muntu ibaho. Erega nibyo Pawulo agiye kwandikira Abaroma yari yahereye kuri 3 avuga ko nta ukiranuka n'umwe. Yego rwose. Uhereye ku murongo w'9 yari yavuze ko Abayuda n'Abagiriki bose batwarwa n'ibyaha. Ubwo Abayuda n'Abayuda nyine cyangwa Abayahudi cyangwa Abisirayeli, n'abanyamahanga aribo bagereranywa n'Abagiriki. Yari yavuze ko ibyanditswe byarabivuze ko bose batwarwa n'ibyaha. Havuze ko nta ukiranuka n'umwe, havuze ko nta ushaka Imana, havuze ko nta umenya Imana, havuze ko abantu bose babaye ibigwari. Wasoma 21 na rimwe aho mu Baroma 23 hakavuga kuko bose bakoze ibyaha batigeze bashikira ubwiza bw'Imana, kugira ngo ajye gutangira avuga ngo mbese twavuga iki kuri Abrahamu sogokuruza ku mubiri. Nuko yabanje kugaragaza ko abantu bose nta ukiranuka n'umwe, nta nushaka Imana, bose abantu twese twabaye abanyabyaha. Nibyo wari umaze gusobanura aho twabereye abanyabyaha ko ari nta handi kari muri Adamu na Eva, ariho twese twokojwe kamere y'ubunyacyaha. Iyo kamere ikaboneka ibintu bibiri, gukora neza ikaboneka no gukora nabi. Ibyo rero kugira ngo unakomeze hanyuma tunakomeza tunabwira nyine abantu kuntu Abrahamu yabaye intungane abigizwe no kwizera, nuko tubonye ko Abrahamu nawe yagize imirimo myiza, ndetse kikaba ari n'ikibazo gikomeye kubwira umuntu ko imirimo ye myiza cyangwa ibikorwa bye byiza bidashobora kumugira umukiranutsi imbere y'Imana. Kandi bibyumvikane, iyo umuntu atari umukiranutsi bivuze ko ubwo atabona n'ijuru, ko ijuru ni iry'abakira ni iry'abakiranutsi, sibyo? Ubu rero niba ibyanditswe bivuga ko Abrahamu iyo aba yaratsindishirijwe n'imirimo aba afite icyo yirata, ariko si imbere y'Imana, aho niho wari uri gusobanura ngo kuki Imana igaye ibikorwa by'umuntu. Nuko izi aho bikomoka nyirizina, nuko izi ibikorwa by'umuntu uko bikomoka ku cyaha cyitwa kamere, ikaba itashima ibikorwa byiza by'umuntu kuko izi ko mu muntu hataturukamo ibyiza 100%. Izi ko harimo ibyiza, ariko ikaba izi ko harimo n'iki, harimo n'ibibi. Ibyo bintu rimwe na rimwe binajijisha abantu. N'igikorwa twe twita cyiza turajya tubisobanura kuko bihura no kuri kw'ijambo ry'Imana. Amen. N'igikorwa twe twita cyiza kivuye muri kamere muntu imbere y'Imana n'umwanda. Yesaya icyo nacyo ni ikindi. Yesaya harabivuga 64 ku murongo wa 5. Yego. Baravuga ngo nibyo twagerageje gukiranuka byose, ntabwo bavuze ibyaha. Yego. Nibyo twagerageje gukora byiza byose imbere y'Imana bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Hano twasomye babigarutseho ngo Aburahamu abaye afite ibikorwa bye byiza yabyirata imbere y'abantu, ngo ariko ntashobora kubyirata imbere y'Imana. Kubera iki? Ibikorwa byiza byo muri kamere muntu nabyo ni ibyaha. Yego. Kubera ko nanone umuntu yanduye akaba muri kamere muntu nta cyiza kivamo, niyo mpamvu nta kintu kivuye muri kamere muntu Imana yakemera. Yego. Ariyo mpamvu Bibiliya mu nzandiko nyinshi tubisobanura kenshi ivuga kuvuka ubwa kabiri. Yego. Ntabwo Imana yigeze ishima kuvugurura umunyabyaha. Oya. Ntabwo Imana yashimye ko umunyabyaha azikosora aretse kimwe. Nibyo. Biravanga ibihembo by'ibyaha n'urupfu. Ibihembo by'ibyaha n'urupfu, ngo ariko impano y'Imana
n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Abaroma 6 ku murongo waho wa 23. Yego rwose. Rero ngarutse wenda byaba birebire kuko abari byinshi n'umwanya bari mutoya. Ngarutse kuri Aburahamu umuvanduzi ko yego mu gihe cya Yesu ari hano mu buryo bugaragara abantu baramusanze baramubwira bati turi bene Aburahamu. Njya nkunda kumva abantu benshi bavanga Aburahamu n'isogokuruza wacu, ariko reka dusobanure gato kuntu Aburahamu ashobora kuba sogokuruza wawe. Baramubwiye ngo twe dukomoka kuri Aburahamu. Yesu arabareba aravuga ati ntago ariho mukomoka. Kandi muvandi wumva ikintu ushaka kuvuga, niho bakomokaga mu buryo bufatika. Mu gisekuru cya Aburahamu niho bakomokaga. Ariko Yesu ahakana ko nyamara badakomoka kuri Aburahamu. Yego. Kubera iki? Hari ibintu bibiri biba birimo bikomeye. Urumva Aburahamu afite abantu bamukomokaho mu buryo bw'umubiri. Yego. Ariko iyo Bibiri ivuze ngo Aburahamu ni sogokuruza w'abizera, ubwo Aburahamu ni sogokuruza w'abantu bakijijwe, ni sogokuruza w'abantu bizeye Kristo, ni sogokuruza w'abantu Imana yagize intungane nk'uko nawe yari intungane. Turareba iki rero? Turareba Aburahamu yabaye intungane kugira ngo umenye niba sogokuruza Aburahamu ko kari sogokuruza wawe. Kuko ayo magambo uvuze abantu baraza kuyabona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana uhere mu gice cya 10. Ni hayo magambo ari. Yego. Noneho hari igihe abantu batekereza ati ariko Aburahamu we ntiyagizwe intungane, ntiyagizwe umukiranutsi n'imirimo myiza akora cyangwa yakoze. Ibyanditswe bibihakana uhereye mu itangiriro. Mu itangiriro nko mu bice 15 ku murongo waho wa 6 niho habivuga ko Aburahamu atagizwe umukiranutsi n'imirimo, ahubwo Aburahamu yagizwe umukiranutsi no kwizera. Wakomerezaho nta kibazo. Ariko twasomye babivuze. Bavuze ngo nose ngo twavuga iki kuri Aburahamu? Ngiyaba yaratsindishirijwe n'ibikorwa bye cyangwa n'imirimo, yakaba yafite ikintu yirata ku Mana. Ngo ariko ngibyo yabyirata imbere y'abantu, ariko ntiyabyirata imbere y'Imana. Rero Aburahamu yagizwe intungane kubera kwizera. Amen. Turakigarukaho tugitindeho. Yego. Somera 6 na 7 n'8 wongera uyisome turebe ukuntu Dawudi yahise yerura iby'amahirwe y'umuntu Imana itabaraho icyaha. Habuze ngo nkuko Dawidi yego nawe yeruye amahirwe y'umuntu uwo Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo. Nushaka ubuhagarariye abantu batwumva tujyane neza. Yego. Urumva babanje kuvuga kuri Aburahamu. Yego. Yagizwe intungane imbere y'Imana abiheshejwe no kwizera. Mu yandi magambo Aburahamu yizeye Imana bimuhwanirizwa no kuba intungane. Yego. Ntabwo umuntu yaba intungane bitavuye mu kwizera, ntabwo bishoboka. Aburahamu yabaye intungane bishingiye ku kwizera. Nonaha Dawidi bahise baravuga ngo Dawidi nawe ngo yeruye ibyayo mahirwe. Dawidi nawe yavuze ibyayo mahirwe ngo y'umuntu Imana igira intungane atabiheshejwe n'imirimo. Na mahirwe akomeye. Rero yarakomeje aravuga ngo usomo wa 7 isubira wa 7 havuze ngo hahirwa abababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Yego rwose hahirwa. Sasa Imana izagifasha abantu wenda barushaho kugumya kubyumva. Hahirwa umuntu babarirwa ibicumuro. Mbese nibuka Luka ice cya mbere murongo wa 77 Zakariya ari guhanura ari kuvuga kuri Yohana, yaravuze ngo nawe mwana uzamenyesha abantu ko agakiza ari ukubabarirwa ibyaha. Agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. None Dawidi nawe aravuze ngo hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Uwo muntu ku murongo wa 8 soma uko bamuvuze. Bavuze ngo hahirwa umuntu w'Iteka atazabaraho icyaha. Abadukurikiye tujyane neza. Hahirwa umuntu w'Iteka atabaraho icyaha. Muvandi kumbe
umuntu wizeye Kristo aba mu isi Imana itamubaraho icyaha. ndashaka ko dusa nk'abantu batinda ukuntu kugira ngo umuntu atabarwaho icyaha. Ese ko nyirizina ubundi abantu basanzwe bazi ko ari abanyabyaha n'ibyanditswe byera bikaba byabihamije ko umuntu yavutse ari umunyabyaha muri kamere n'ibikorwa akora ndetse bikabigaragaza. Ariko ibyanditswe byera turiho dusoma hano bikaba bigaragaje ko Abrahamu yabaye umukiranutsi abigizwe no kwizera. Biragaragara ko rero na Dawidi nawe yari umukiranutsi abigizwe no kugira gute no kwizera. Biragaragara ko na ba Mose bari abakiranutsi ariko babigizwe no kwizera. Impamvu mvuze ibyo nuko mu byanditswe dusomyemo Dawidi tugasomamo na Abrahamu. Ntabwo Dawidi yari kuvuga amahirwe ayo umuntu Imana ibaraho gukiranuka atabeshejwe n'imirimo atari umukiranutsi. Bivuze ngo Dawidi nawe yari yarahishuriwe ukuntu yabaye umukiranutsi ariko atabigizwe n'imirimo. Bivuze ngo yizeraga Kristo Yesu. Shaka ko turi butindaho gatoya, mbese nukubera iki Imana itabaraho umuntu ibyaha yabibaze kurinde. Biragaragaza iki? Hari wari wavuze. Biragaragara ko na Abrahamu bwe nawe yari yarizeye Kristo Yesu nk'uzaza mu isi akazira ibyaha bye. Nkuko abahanuzi babihanuraga ushingiye kuri Yesaya mu gice cyawo cya 53 ahanura iby'urupfu rwa Kristo Yesu. Yavuze ko Kristo Yesu yacumitiye ibicumuro byacu. Urumva aravuga ko yacumitiye ibicumuro byacu, ariko ibyo Yesaya yabihanuye Kristo Yesu ataraza. Impamvu mbitanga mu rugero nuko bigaragara ko Abrahamu n'abafarisayo babiteyeho impaka ngo uvuga Abrahamu gute ko Abrahamu yabayeho mbere yawe. Ariko Yesu agahamya ko Abrahamu atarabaho Yesu yari ahari. Akanavuga ko Abrahamu yifuje kureba umunsi wa Kristo ariko awubonye aranezerwa. Bivuze ko kugira ngo umuntu abe intungane imbere y'Imana bimusaba kumenya ko ibyaha byiwe byabazwe kuri Kristo Yesu. Nicyo Abrahamu yahishuriwe. Yahishuriwe ngo burya ibyaha byanjye byabazwe kuri Kristo Yesu. Nicyo Dawidi yahishuriwe. Burya ibyaha byanjye byabazwe kuri Kristo Yesu. Urakomeza urambure mu gihe tuba dufite ubwira abantu ukuntu kuri ubu Imana itabaraho umuntu ibyaha, ibyo bintu yabyizera bikamuhwanira no kuba umukiranutsi imbere y'Imana. Ubundi kubera ko umuntu nyine yavutse ari umunyabyaha, ari umunyabyaha mu mutima, wabisobanuye muri kamere yari umunyabyaha, ariko yamara kugera ku isi amaze gukura akanashyira mu bikorwa iby'icyaha akanabyibonaho nyine, buriya nibyo umuntu ashingira avuga ko ari umunyabyaha, kandi kuko ibyo bintu ni ukuri. Ariko Imana kubera urukundo rwinshi, bene data batubanjirije nibyo bahishuriwe. Abrahamu nibyo yahishuriwe, Dawidi nibyo yahishuriwe, n'izindi ntwari zose uzasoma muri Bibiliya bose bagiye bahishurirwa iby'urupfu rwa Kristo Yesu. Biratangaje wari ubivuze ukuntu Yesaya avuga ngo aramubonye, aramuhishuriwe, amubonye mwihishurwa ngo ashenjaguruye gukiranirwa kwacu, ngo igihano kiduhesha amahoro kizaba kiri kuri we. Yesaya niwe wanavuze ngo duhawe umwana w'umuhungu, uwo ngazitwa igitangaza, ngazitwa umujyanama, ngo ndetse ubutware buzaba buri ku bitugu. Rero Imana kubera yuje urukundo rwinshi n'impuhwe nyinshi n'imbabazi nyinshi no kugira neza kwinshi, Imana ikozwe n'urukundo gusa. Umutima w'Imana huzuye urukundo rwinshi. Imana ikunda umuntu byahebuje, ari nacyo cyitwa inkuru nziza. Tuba tubabwira urukundo rw'Imana, tubabwira ukuntu Imana yagiriye neza isi. Imana yakunze umuntu ku rugero umuntu atajya bimenyaho, ku rugero umuntu atabyiyumvishaho. Imana kubera urukundo rwinshi rwatumye yo yemera kwambara umubiri, rwatumye yo yemera kwambara umubiri w'umuntu cyangwa se w'umunyabyaha kugira ngo ibone ukwihana icyaha burundu. Kugira ngo ibone ukwihana icyaha burundu. Kristo Yesu Imana yamubazeho ibyaha by'inyoko muntu yose. Imana yafashe Kristo Yesu imushyiraho ibyaha bya muntu byose. Imaze kubimushyiraho ndetse ngo imutera umugongo. Yesu yanavuze ati ni iki noneho kikundekesheje. Ntabwo Imana yari ikomeza kumureba yahindutse umunyabyaha ku bwawe.
Kristo amaze guhinduka umunyabyaha ku bwawe ibyaha kiramuhama. Abakatolike bagira indirimbo ivuga ngo ibyo twari dukwiye ngo Yesu wemeye gupfa umeze nk'intama. Bakomeza bavuga ngo urwo twari dukwiye ni wowe rwahamye Kristo Yesu. Icyatumye Kristo ashenjagurwa ni ukubera ibyaha byacu. Yego. Kristo yapfuye urupfu rubi rw'umunyabyaha. Niyo mpamvu rero impamvu Imana itazongera kubara umuntu w'icyaha nuko Imana yahannye icyaha ku buryo buhagije. Petero yarabivuze mu rwandiko rwe rwa mbere mu bice 2:24. Ego muvandi. Avuga ko ubwe Kristo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we. Yego rwose. Akabibambanwa ku giti. Kugira ngo dupfe ku cyaha duhere ko tubeho kugukiranuka. Yego rwose. Noneho rero itandukaniro riri kuri ibyo bintu. Urumva Imana yo deja ni umubyeyi. Yo yamaze gukunda umuntu deja byaranarangiye. Yanamuhaniye muri Kristo byararangiye. Yego. Imana yahannye ibyaha iranyurwa. Yego. Iyo Yesaya avuga ngo yaramushenjaguye ntago abashyenga. Imana yashenjaguye Kristo. Kristo utaregeze akora icyaha. Imana yaramufashe imuhindura icyaha ku bwacu. Icyatumye Kristo abambwa akabambanwa n'ibivume. Yego. Yemeye guhinduka ikivume ku bwacu. Yego. Yishyizeho umuvumo wacu ahinduka ikivume ku bwacu. Yego. Hanyuma Imana ihana icyaha muri Kristo. Yego. Iragihana iranyurwa. Imana imaze kubona urupfu rwa Yesu. Imana imaze kubona urupfu Yesu apfuye. Yaravuze ngo nukorera ibyaha by'umuntu n'ubugome bwe. Ntabwo nzongera kubyibuka ukundi. Rero umuntu ibyo bintu akwiye kubimenya kuko iyo niyo nkuru nziza. Yego. Nutamenya icyo uzagumya kwibonaho ibyaha kugeza upfuye. Kandi nugumya kubyibonaho uzaguma kwiciraho iteka. Yego. Ubutumwa bwiza bukubwira ko iteka wari bucirweho. Kristo niwe wariciriweho mu cyimbo cyawe. Amena. Ubutumwa bwiza buvuga ko Kristo yisizeho ibyaha byawe byose akanabihanirwa. Niyo mpamvu Dawidi yeruri byayo mahirwe. Avuga ngo hahirwa umuntu witeka atakibazeho icyaha. Kubera iki? Imana yabibaze kuri Kristo iranabimuhanira. Kwizera rero ni ukwemera ibyo. Ni ukwemera ko utazabugihanwe ubwo Kristo yahanwe mu cyimbo cyawe. Ni ukwemera ko utakiri umunyabyaha wo Kristo yahindutse umunyabyaha ku bwawe. Amena. Ni ukwemera ko Kristo yaguhaye ubutungane bwe nawe agatwara ibyaha byawe akabibambanwa ku giti. Amena. Kwizera nicyo bivuze. Iyo utemeye ibyo uguma uri umunyabyaha ukaguma ukiciraho iteka Imana itaguciraho ubu wowe ukaryiciraho. Ubwo tuvuze ngo iyo Imana ihakanye imirimo y'umuntu nuko yemeye imirimo ya Yesu. Yego rwose. Kandi uwo murimo Kristo Yesu yakoze cyangwa iyo mirimo Kristo Yesu yakoze akaba yarayikoze neza. Ayikorera inyoko muntu. Yego rwose. Niyo wavugaga kandi. Yego. Urumva wenda nta mwanya uhagije ngo dusome ibyanditswe byinshi ariko nk'Abaheburayo igice cya 10 iyo waruvuze Kristo abigarukaho aravuga ngo Mana hari ibintu utashatse. Yego. Uwo mutagangaro wa kera wo gutura ibitambo byokeje n'ibongereza ibyaha n'amaturo n'ibindi ngo Mana ibyo bintu ndi wabishatse. Impamvu ngo abantu bahoraga bibutswe ibyaha n'ibyo bitambo buri uko umwaka utashye. Kubera iki Kristo yaje mu isi nuko n'ibitambo ubwabyo bitari bifite ubushobozi bwo gukuraho ibyaha. Yego. Niyo mpamvu Kristo yaje mu isi arabwira Imana ati Mana nambaye umubiri kugira ngo noneho nze gukora ugushaka kwawe. Yego. Bya bintu byananiye umuntu Kristo Yesu araza arabishobora ayambaye umubiri. Kubera iki we yabishoboye twebwe bikatunanira? Nuko we yaje ari Imana. Yego. Yaje afite ubuzima bw'ubumana nta cyaha yigeze avukana. Niyo mpamvu yaje aba mu isi arakiranuka ndi yakora icyaha. Amena. Nyamara arangije ibiramambo apfa urupfu rubi rw'abanyabyaha. Nibyo. Ibyo bisigura ko yapfuye urupfu rw'umunyabyaha. Nibyo. Nyamara gukiranuka yakiranutse ntiyarabikeneye kuko yari asanzwe ari umukiranutsi. Nibyo. Ahubwo yakiranutse ari twa kiranukira kugira ngo tubonere gukiranuka kuzatwinjiza mu ijuru imbere y'Imana. Amen. Niyo mpamvu muri avuga ngo mbese uzahingukayo gute wambaye iyo myenda mibi. Iyambura iyo myenda. Emera Kristo akwambika umwambaro w'ubukwe. Ariko uvuze icyo kintu ndakibutse iyambure. Iyo turi kuvuga kwiyambura imirimo mibi ni ukwiyambura ibi bikorwa byose. Yego rwose. Ukora ubyita byiza uvuga ko ari byo bizakujyana kujya mu ijuru. Kandi byo bizakujyana mu ijuru. Byiyambure we Kristo akwambika umwambaro we w'ubukwe witwa gukiranuka kw'Imana. Kubyiyambura ni ukwitakariza icyizere. Wowe witakariza icyizere ukumva ko nta kintu na kimwe wakora ngo kikwegereza Imana.
hanyuma ukareba Kristo waje kubigukorera. Ese ubwo wagira iby'imirimo wabirusha Aburahamu? Aburahamu umurimo wa mbere yakoze ukomeye, mu mirimo yakoze ikomeye yemeye gutanga umwana w'ikinege. Yego. Uwo si umurimo se ukomeye? Ariko naby'Imana ntiyabyemera. Tuzajya tubigaruka. Ntiyabyemera. Yari yamaramaje ko kumutanga, ariko naby'Imana ntiyabyemera kugira ngo itwereke ko itajya yemera ibintu by'umuntu. Yaramubwiye ngo kebuka urebe intama. Ntabwo Imana ijya yemera ibintu by'umuntu. Imana ishima ibintu byayo. Iby'Imana ikoze nibyo bitunganye, ni nabyo dukwiye kwemera tukabyizera tukabibarwaho. Amena. Kuko buriya nje nshimira Imana kwiyo nkuru waruvuze. Aburahamu kuko yari yamaramaje gutamba Isaka, ariko Imana iramubwira ati reka Isaka kebuka intama. Ntabwo iyo ntama Aburahamu yayoroye, nta nubwo yaraza yivuye, ni intama y'Imana. Niyo mpamvu Yohana abonye Kristo yaravuze ngo nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yego, rero nibwo butumwa bwiza. Abantu bakwiye kwizera Kristo bakava mu rungabanga. Abantu bakwiye kwemera ibyo Kristo yakoze karibo yabikoreraga. Wabyemera ukabibarwaho bikaba ibyawe, nawe ukaba mwisi utunze umutima utagucira urubanza imbere y'Imana. Amena. Imana ishimwe cyane. Ndabona iminota yagiye. Ino mu banyamahirwe waturenda kuba twatanga n'umurongo. Dusigaranye nk'iminota 10 n'ingahe twatanga umurongo tugasangira n'abatwumva ikiganiro. Katubaho umurongo muduhamagaraho tuganire. MTN ni 0782 44 21 25 0782 44 21 25 muduhamagare dusangire ikiganiro. Ariko nticyatukiza. Okay. Niba ari umuntu twamwakira ruriho. Hello. Oui, uherereye turakumva. Niwe neza. Yani shagasha. Hello. Yego turakumva. Amazina? Amazina ni Emmanuel. Yego Emmanuel Shagasha, turakumva neza. Wadukurikiye mu kiganiro? Ikiganiro no kuri mu kiganiro. No bwa mbere wari cyumvishe? Ubwo bwa mbere nari numvise iki kiganiro. Hanyuma n'ibiki bizagufashije wumvishije mu kiganiro? Kuri njye mbona abantu bitakumva ngo bakora bakareba ibyo Yesu yakoze. Use n'ujya hirya ya radio yawe gato. Umva Manuel, kugira ngo tukumve neza use n'ujya hirya ya radio yawe gatoya. Wabyihagaritse gato. Nushaka kuyihagaritse gatoya twumvikana. Isagenda wenda uragaruka ariko n'abandi baguma bakagerageza bakatuvugisha baje bamukina. Country FM, no? Turakumva radio Country FM, no? Hello? Ndumva nawe banza muri zimwe. Kandi Hello Country FM. Hello. Muraho neza? Muraho neza. Yego. Muri bande muherereye he? Uwimana Karine mherereye Kitambi. Aha. Ni Karine mwateze amatwi ikiganiro cy'ubutumwa bwiza vuga ukuntu ijuru Imana ritangiye ubuntu muri Kristo Yesu. Nawaragiye
mukomeze mugerageze nabo baje ibyo ari byo byose mwakire Entre Femano ndumva umwangi mugume mugerageze umurongo muri kuduhamagaraho 0782442125 mugerageze muduhamagare dusangire ikiganiro bo twabanye twagizwe intungane no kwizera bitavuye ku mirimo yego rwaje allo Country FM allo aha amarezo bayagoranye ariko reka n'uwo tumwumve aruje Country FM allo Amen. muraho neza Amen. yego turi kukumva urinde uherereye he Amen. oui turakumva allo ndumva ikibazo cy'amarezo cyakomeje kugorana hari harimo n'akaririmbo keza ko kukakavukire twarabo kurimbuka yego rwose twari kure y'umuremyi tudafite ibyiringiro allo oui allo yego urinde uherereye ni wongera ijwi Allo. oui turakumva neza ongera ijwi zamura ijwi ryawe Ntago muri kunyuma. turi kukumva twebwe Yego nanjye ndi kubumva. aha muri bande muherereye he Yitwa Francine ndi Mushaka. Francine we Mushaka wateze amatwi ikiganiro cy'ubutumwa bwiza bukubwira ukuntu Imana yagukuyeho ibyaha byawe ikabishyira kuri Kristo Yesu akanabizira Yego nisize amatwi cyane. aha hanyuma tubwire ukuyemo iki ku bigendanye no kujya mu ijuru Nanjye namaje gusobanukirwa ko ijuru ridakorerwa. Imana yabambirijwe ibyaha byacu byose. yego Kandi cyane kuri ubu se noneho urumva uri intungane namaje kumenya ko nanjye ndi intungane. bishingiye kuki wabanye kuri intungane bishingiye kuki sobanura gato Bishingiye kuko mwatwigishije ko numva ko Imana yatanije urukundo. uri intungane kubera ko wumva ko ijuru Imana ritangiye ubuntu tubwira ukuntu ko kuba intungane wumva byaraturutse Namaze kumenya ko ibyaha byanjye Yesu yabibambiwe. Ubu rero kubwo yabibambiwe njye nta cyaha ubu ngubu ngifite. amena urumva ibyo bintu uvuga mu Baroma igice cya 10 ku murongo wa 10 haravanga umutima niwo umuntu abyizeza Imana ikamubaraho gukiranuka ibyo iyo ubyizeye Imana ikubara nk'intungane rwose Nanjye namaze kubyizera pe. kuko ibyo ubundi byo uvuga ni ukuri kw'ijambo ry'Imana kuko ibyaha byawe nyine Kristo yabyisizeho aranabihanirwa twasomye ngo kubw'izo mpamvu ngo uwo muntu arahirwa ngo Imana ntizongera kumubaraho icyaha rero tuvuze ko umuntu abaye intungane ntabwo tuba tuvuze ko umuntu abyishatsemo ahubwo umuntu aba yizeye Kristo Yesu ko yahaniwe ibyaha bye byose Yego rwose nanjye ndamwizera kandi namaze kumenya ko ubu nta cyaha na kimwe ngifite kubera ko yabihanzuye byose. amen amen kuri kw'ijambo ry'Imana kandi ibyo byizeye kibikubwira uhita ugira amahoro ku Mana Nanjye ndabizi neza ko ndafite. amen amen Francine uraza gutega amatwi nyuma telefone zacu hanyuma telefone yawe nawe uyiduhereze uze kutubipa tubone telefone yawe Yego ubikore gutyo rwose pe tubikubwiye ndabikora rwose. ubikore kabisa yego rwose so rero komeza uvuge neza iyo umuntu amaze kumwemera mu mutima uhamya mu bandi ibyo yagukoreye yego urakoze cyane kandi uri kubihamya. amen 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 tugushimiye Imana Francine sawa ego Francina ibyo avuga ni ukuri Francine abaye mu banyamahirwe ijambo ryavuze ko na Dawidi yeruye ayo mahirwe ayo umuntu itabaraho Country FM allo wari ukivuga nari kivuga ngo abaye mu banyamahirwe Francine kuko hahirwa umuntu witeka atazabaraho icyaha allo
Allo Country FM. Hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro ibyaha byo bigatwikirwa. Guhahirwa umuntu witeka icyaha. Atabaraho icyaha. Kugira ngo umenye ko Imana itakikubaraho icyaha no kumenya ko yabibaze kuri Kristo. Yabibaze kuri Kristo Yesu. Yego rwose. N'igihano cyabyo Yesu akagihabwa, igihano cyawe wari upfiye Kristo Yesu yaragihawe. Yego rwose. Imana ishimwe turajafitemo iminota baduhamagare. Yego nibahamagare. Sinzi niba nabibutsa nimero cyangwa se ni 0782442125. Yego 0782442125. Ndabona haruje. Yego turabumva muri bande muherereye he? Ni twatangiranye n'abarendeshaga. Turi kukumva. Ni umwendeshaga twatangiranye. Ntabwo twatangiranye? Uriho uravuga ngo ntitwatangiranye? Ntabwo twumva neza. Zamurijwe gake. Ndikumva neza ariko. Natwe turakumva. Ikiganiro twagikurikiye neza ijana ku ijana. Ahubwo twasanze hari abantu bakiri mu buyobe bazatajangara bazi ngo bari gukorera ijuru kandi ijuru twararibonye kera. Ahubwo temera ko ikintu cy'ibyaha cye cyabonetse niwe uzakomeza kuruha. Nyine si ikibazo. Ubundi icyo ibyo biterwa no kutizera, kuko niba ikiru cy'ibyaha n'ibihembo by'ibyaha byarabonetse bikaba ibihembo by'ibyaha byari urupfu, kandi Kristo akaba yararupfuye akarupfa mu cyimbo cyawe kandi agapfa hano ibyaha byawe, uragumya kuruha gutenye. Niba nagombe gukomeza kurushwa cyangwa nizere ibyo ngibyo nizere Mwami Yesu. Yego. Nanone ko ibyo yakoze nabigize n'inyungu. Yego rwose. Ahubwo hari abantu batazi inyungu babonye muri urupfu rwa Yesu Kristo. Yego. Abo ngabo nibo bakomeje kuruha. Yego. Kandi nabo nibo bakomeje kurusha n'abandi. Yego. Bagenda babwira ngo duhangayike ducakire tugire gute, babereka ibiriho n'ibitariho, bavuga ngo ngibi nutabikora ntuzabona ijuru, ibi nutabikora ntuzabona ijuru, ubwo ntibizera uwadubereye igitambo. Yego. Ikiganiro cyanyuze pe. Ni ubwa mbere wari ucyumvise? Ubwo bwambere. Kuri ubu urumva noneho wabaye intungane? Ntabwo nari intungane neza kubera ko hari bimwe na bimwe ntari nasobanukirwa ko n'ubwa mbere ntangiye kumva bino biganiro, ariko nabyo nzabisobanukirwa. Ariko noneho kubera ko byinshi tuba twaranyuzemo, ni ukuvuga ngo niba twemera ko intwari zitanga tukabona igihugu tukadamarara, twagombye kwemera ko na Yesu yitanze tukabona ijuru tukagomba kudamarara, ariko ibyo ntabwo turabibona. Niba rero tutarabyemera nyine harimo abagihangayitse kandi baragombye kuba barabona ibyo bintu. Rero papa wacu reka tubikubwire neza. Kugira ngo ube intungane ni ukwizera ibyo gusa. Ntabwo bisaba kujya muri ibyo bintu byinshi. Ni ukwizera ngo hari uwagukoreye witwa Yesu, wafashe ibyaha byawe akabyishyiraho akabihanirwa, yamara kubihanirwa akamena amaraso, mu maraso ye ukaba warababariwe ibyaha byawe. Urumva uri kutwumva neza? Guma ku murongo tuvugane. Ikiganiro gitambuka buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3. Umva gato. Hari ukuntu mu kanya wari uvuze ko utaraba intungane neza, ariko witekereza ko turi kuvuga kuba intungane nko kugira ibyureka kugira ngo ube. Ahubwo turi kuvuga ko umuntu yizera ibyo Kristo yamukoreye, wamara kubyizera Imana ikaguha gutungana kwa Yesu kandi kuzuye. Icyo ngicyo rero
ndumva aricyo binabibwizaho gatoya kubera n'izindi nyigisho tuba twumva nta naho zitandukanye n'izijyana abantu ahandi hantu hari kubera ko impamvu ngo rwose nawe ntunganye neza ni uko icyo nari ntaracyumva neza ariko nkimara kucyumva neza gusa ndumva nta n'ikintu kigaje kuba rwose nejejwe kuko ntabwo ari ibyo watumiye ngo aze kubitangira ahubwo yarebye ibibazo byanjye araza nk'uko wenda n'abandi banyarwanda mu gihugu babonye ibibazo biri mu Rwanda baraza batwitangira ubu turi mu gihugu cy'umutekano ubwo na Yesu ndumva yaratwitangiye kugira ngo tuzabeho mu gihe kizaza n'ijuru tuzaribone nibaribaho ijuru kwizera ibyo nibyo biguhesha ijuru Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho icyo ukwiriye kwizera we Yesu ni ukumenya ko ibyaha byawe byabazwe kuri Yesu Kristo Yesu ibyaha byawe nibyo yazize nibyo yahowe reka tukubwire ngo warababariwe reka tukubwire ngo warejejwe reka tukubwire ngo wakuweho urubanza rw'ibyaha n'amaraso ya Kristo Yesu kwizera ibyo ngibyo biguhwanira no kumukiranutsa imbere y'Imana kandi ukaburonse ubugingo buhoraho ukabubonye ijuru ubikesha kwizera icyo gikorwa cyakozwe na Yesu amen urumva aho twasomye twasomye mu Rumi cye cya 4 kansome umurongo wa 5 waho wumve uko Aburahamu nawe yabaye intungane haravuga ngo naho udashingira ku byo akora ahubwo akizera Imana igira abanyabyaha intungane uwo nguwo kwizera kwe kuzatuma abarwa nk'intungane urumva ko kuba intungane ntabwo bisaba ngo ubikorere ahubwo kuba intungane bisaba ngo wizere ibyo Kristo yagukoreye hanyuma nubyizera Imana iguhe gutungana kwa Kristo nk'uko Kristo nawe yahindutse umunyabyaha ku bwawe ntabwo uzi ko Kristo yabaye umunyabyaha 100% kubera weho yego nawe iyo umwizeye rero uhabwa gutungana kwe ntabwo kuzi ibice ahubwo Imana ihita ikubaraho gutungana kwa Kristo 100%. rero uzakomeza nyine utega amatwi ikiganiro buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 sawa nawe cyane tumushimira Imana cyane Imana mushimirwe cyane yagikurikiye ngo ni ubwa mbere ariko nawe asanze abantu bari mu rujijo allo allo turabumva muri bande muherereye he Country FM turakumva cyane mwiriwe Yana neza allo turakumva ndagire kuba TV yego wateza amatwi ngo kiganiro ndagire kuba TV muvugana turakumva yego aravuze ubanza hanyuma niho nari nkiza ariko nanjye nyine hari icyo nanjye nagiraga mvuge ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana allo aho nihutisha igihe cyagiye nanjye ngo nanjye ari cyo navuga ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana ubanza ariko ubanza yavugaho nakuvuga ngo kumva ibiganiro byanyu inshuro nyinshi yego nabivuze ngo turi kukumva twebwe Jire turi kukumva twebwe kumva ibiganiro byinshi byanyu inshuro nyinshi ariko iyo umuntu arebye nyine final result cyangwa se igisubizo cya nyuma ababona nyine ari ibijyana abantu mu kurimbuka nk'urugero nabaha ni urw'uko nyine abantu bamara kwirara bibwira yuko nyine ibyabo Kristo yabirangije bigatuma basayisha bagasubira inyuma kandi nubwo cyawe Jire wowe ubwawe uvugire ku giti cyawe wowe ubwawe ku giti cyawe uvugire twaka ko ndi kumva bigiye kunyicira Jire uri kutwumva neza narimvuze ngo
umva gato twakumvise icyo uri gushaka kuvuga twacyumvise. Narimvuze ngo kukumva twebwe hari nyine mutwigisha amagambo menshi y'ijambo ry'Imana ryo muri Bibiliya, ariko hari n'andi mutongeraho bigatuma abantu nyine bacika intege bibwira ko ibyo Kristo yakoze byarangiye. None se Jiri, ubundi niki kitarangiye cya Yesu yakoze kitarangiye? Niki Yesu atarangiye? Jiri uri kutwumva neza? Kamana urizoziye ntabwo ari kutwumva, ariko n'iminota yagiye. Ariko icyo ashaka kuvuga twacyumvise, arenda kuvuga ko ngo umuntu ngo yizeye Kristo ngo byatuma aba umunyabyaha. Ariko sibyo, ahubwo umuntu yizera Kristo kubera ko abasanzwe ari umunyabyaha, ahubwo akabwirwa ko Kristo yishyizeho ibyaha bye. Ntabwo rero kwizera Kristo byo bituma umuntu aba umunyabyaha, ahubwo kwizera Kristo bituma uba intungane. None se ubundi kuki usabwa kwizera Kristo? Ni uko uri umunyabyaha nyine. Nose urashaka kuba umunyabyaha kangahe? Wowe usanzwe uri umunyabyaha, ahubwo ukeneye inkuru nziza yo kwizera Kristo, ikubwira ko wakuweho ibyo byaha mu maraso ya Kristo Yesu. Igihe cyagiye tuzaguma dusobanurira abantu iby'icyaha, ko nk'uyu impamvu wabajije iki ntabwo aba yumva neza iby'icyaha. Kuko ubundi we nk'ubu kandi ari kutubwira gutya ari umunyabyaha, dore ntiyizeye Kristo ariko n'ubundi ni n'umunyabyaha. Ubwo rero tuzagumya tubasobanurire neza iby'icyaha. Wabaha umurongo telefone igendanwa. Reka tubwire abantu ko iki kiganiro unagikurikirana kuri YouTube. Fashe telefone yawe nini ya WhatsApp ukandikamo ngo Ijuru Ntirikorerwa TV, ukomeza gukurikirana iki kiganiro n'ibindi biganiro by'ubutumwa bwiza isobanura ukuntu ijuru Imana yari duhereye ubuntu muri Kristo Yesu. Hanyuma wakwandikira iyi nimero ugiye kumva ikagushyira ku rubuga rwa WhatsApp rwitwa Ijuru Ntirikorerwa ya 0784 42 57 0784 42 iyanjye wahamagaraho ngendanwa ni 079 18 25 900 079 18 25 900. Iyo ni yanjye wampamagaraho tukavuganiraho mvuye hano muri studio. Nimero ya Patrice ngendanwa ni 078 3 167 Tigo ni 0722 167 mwakoze mwese abo twabanye mu kiganiro naho kuwa Kamutaha.